Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese harere ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye kwifatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi ya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku wa 23 Kamena umwaka w'2025 iragira iti Imana irakuburaniye. Imana irakuburaniye. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 47 mu ndirimbo zo mu gakiza igira iti ni igihe gito intambara zigashira. Turangiza dusome ijambo ry'Imana.
Haleluya, 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 bene data. Uyu muririmbyi aririmba neza cyane, asoza avuga ngo noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu, nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu, Imana izahanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 51 murongo wa 36 tugeze ku murongo wa 39. Haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka avuga ngo dore ngiye kukuburanira kandi nguhorere, nzakamya inyanja yaho n'amasoko yaho nyazibe, i Babuloni hazahinduka ibirundo n'ubuturo bw'imbwebwe n'igitangarirwa n'ikimyozwa, ntawe uzahatura. Bazatontomera icyarimwe nk'intare, bazakankama nk'imigunzu y'intare. Nibamara gushyuha nzabaremera ibirori mbasindishe, kugira ngo bishime basinzire ubutazakanguka, niko Uwiteka avuga. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iyo umuntu afite urubanza mu rukiko iteka, aba iteka akeneye umwunganira cyangwa se umuburanira. Mu mategeko ariwo bita avoka. Uyu aba asobanukiwe n'ingingo zose zirebana n'amategeko kandi zabasha kumurengera no kumurenganura imbere y'urukiko cyangwa se imbere y'ubucamanza. Umuhanuzi Yeremiya arandika muri iki gice cya 51 murongo wa 36 kugeza 39, abagira ati nicyo gituma Uwiteka avuga ngo dore ngiye kukuburanira kandi nguhorere, nzakamya inyanja yaho n'amasoko yaho nyazibe, i Babuloni hazahinduka ibirundo n'ubuturo bw'imbwebwe n'igitangarirwa n'ikimyozwa, ntawe uzatura. Bazatontomera icyarimwe nk'intare, bazakankama nk'imigunzu y'intare. Nibamara gushyuha nzabaremera ibirori mbasindishe, kugira ngo bishime basinzire ubutazakanguka, niko Uwiteka avuga. Imana iyo ituburaniye biba ari ubuntu, ntabwo Imana itwaka ikiguzi nk'uko abavoka bo mu isi babigenza. Imana ituburanira ku buntu kandi ikaturengera ku buntu, kandi iyo ituburaniye ntabwo itsindwa. Ntukangwe n'ubwinshi bw'abakuburanya n'imbaraga bafite, ibuka ko abo bose ari ubusa imbere y'Uwiteka. Mwiringire ni umwunganizi mwiza kandi n'umucamanza utabera. Sinzi ibihe urimo birimo kukubangamira muri iyi minsi, cyangwa ibiri kukuburanya. Kumbura Imana iraje ije kukuburanira kandi uratsinze mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza. Amen. Dusenge. Data, ndagushimiye ndaguhimbaje kubw'iri jambo duhaye, ko ari wowe ugiye kutuburanira imanza zose dufite z'uburyo bumwe cyangwa ubundi. Ni wowe uzi buryo ki wabasha kuburanira uyu mwene data, ukamugira neza, ukamurenganuza imbere y'abamurega, imbere y'ibyo aregwa, kugira ngo abashe kubona ubutabera bukwiye. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo bisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ikomeze kubana na mwese bene data, mbifurije kugira umunsi mwiza, intangiriro nziza y'icyumweru n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.